igihe gisohoye Imana yohereza umwana wayo kugira ngo aze gucungura abatwarwa n'amategeko. Hanyuma umugisha wa Aburahamu natwe ngo utugeraho. Nusoma Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 13. Umugisha wa Aburahamu utugeraho natwe abanyamahanga. Ntabwo turi kavukire ku Bisirayeli ku masezerano. Kera twitwaga abanyamahanga. Ariko ubuntu, igihe cy'ubuntu, igihe cya 6 cyitwa ngo ni igihe cy'ubuntu. Ubuntu buradukurura cyane. Yesu araza abyarwa n'umwari Mariya. Hari ibintu bigeze muri 4 cyangwa 5 byerekana ko Yesu yari Imana atari umuntu. Kongeye amashyi mundu kuko wakoze ibinyuze imitima yacu. N'uyu mwanya rero tugiye gutegera amatwi ijambo ryawe. Ukozi wawe ugiye guhagarara imbere y'ubu bwoko, turamusabiye kugira ngo akorane nawe, atugezeho ibyo wamuhaye kutugezaho, kandi imitima yacu byakire nk'ibivuye kuri wowe. Nushimwe ko ijambo ryawe risenya imigambi ya Satani, maze rikubaka ubushake bw'Imana. Imitima yacu ikaba yubakitse, ikanyurwa, ikanezerwa, maze mwami mwiza umunezero w'abana b'Imana ukatugaragaraho, buri wese akamenya ko ari wowe utunyuze. Ni ku bwawe Yesu Kristo tubambe tubyambaje, amen. Mwongeye kwirirwa. Haleluya. Yesu abicaye baracyarimo bakira, baracyafite imbaraga zo kwakira. Kubera ko nigishije abana kenshi cyane igihe kinini, kandi niga na deontologie yo kwiga, mbazi igihe abana bafite intere yo kumva n'igihe baba batacumva. Kuva mu gitondo muri hano nyine kubera yuko mwaje mwivuga butumwa, nta kundi byagenda, ariko ndabibona ko mu bwonko murananiwe. Ndashimira abantumiye, niba ture family ntabwo nari mbazi, n'uwo twavuganye ntabwo muzi. Wamvugishije mbere wo muri mwebwe antumira kuzabana namwe yabimbiye kera cyane. Ndabashimiye ko mwangiriye icyizere mukantumira. N'ubwa mbere ngeze hano, uko nabivuga muri urusengero urwabayeho kera, nabwo hari hashize igihe kinini cyane. Ndashimira Imana rero ko ndi hano, kandi nshimira abayobozi b'itorero, kubera yuko nyuma yuko mvuganye n'umuyobozi wa Niba Ture Family, naje kuvugana na mwarimu Theogene, anambwira yuko ubu ngubu basigaye babana n'umushumba Denis. Arambwira ati nta kibazo. Nishimiye kuba hano, kandi nshimishijwe nuko twahuriye n'abakozi b'Imana. Nzi twanabanye barimo Rugomoka Theophile, twabanye ari umunyeshuri nyobora paruwasi ya Remera, yiga muri teoloji, kandi yatubereye umugisha mu itorero ryacu rya internationale rya Remera, kuko ari mu bantu badufashije, kuko nibwo twari turicangiye. Nongeye kwishimira kumubona, kandi nshimishijwe nuko twaranabanye. Uretse n'ibyo ngibyo, inshuti yanjye by'umwihariko. Uwo rero na Denis turabashumba bakera, twakoranye mu murimo w'Imana. Iyo duhuye natwe nyine murumva ko tuba dukumburanye. Ndabanza gushimira abantu ba hano ku gikorwa mwakoze, kandi nshima Imana nyiha icubahiro. Mwakoze umurimo mwiza kandi ukomeye. Ndatekereza ko ingororano ari nyinshi ku Mana ku mirimo mwakoze.
ndashimira korali yaturutse Kamembe, narahageze muraririmba indirimbo nziza cyane, zo mukora nibibarimo ntabwo mushakisha, muri mu mavuta menshi, indirimbo zanyu zirumvikana, mwakoze cyane ku ndirimbo nziza mwaturirimbiye. Nagira ngo rero ndakinze kunda gahunda kandi nkanayubahiriza, dusome urwandiko Paulo yandikiye abigaraciya ibice 4 umurongo wa 4. Haravuga ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko, ngo acungure abatwarwa nayo biduheshe guhinduka abana b'Imana. Igihe gikwiriye gisohoye, Imana igikorera mu bihe, Imana igakoresha ibihe, Imana igakorera mu bihe. Hari igihe cyari cyaragenwe n'Imana, cyageze isi iratabarwa. Dusome urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice ni 5 umurongo w'12, paje ni 246. Haravuga ngo ufite uwo mwana, ubwo ni Yesu, ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, naho udafite uwo mwana nta bugingo afite. Tugiye inyuma gatoya dusome muri Matayo, ariho dusoreza ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 16 umurongo wa mbere tugeze ku wa 3. Haravuga ngo abafarisayo n'abasadukayo baraza baramubaza, baramusaba ngo abereke ikimenyetso kivuye mu ijuru kugira ngo bamugerageze. Arabasubiza ati, iyo bugorovye muravuga muti hazaramuka umucyo, kuko ijuru ritukura, na mu gitondo muti haraba umuvumbi, kuko ijuru ritukura kandi ryirabura. Muzi kugenzura ijuru uko risa, ariko munanirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana mu minota mikeya, ndavuga ku bihe n'ibimenyetso byabyo, ariko intego y'ijambo ni ijambo rivuga ngo gukora ibikwiriye mu gihe cyawe. Abasoma Bibiliya kuva mu itangiriro ukageza mu gitabo cy'Ibyahishuwe bayigabanyamo ibihe 7. Ngiye kuvuga ku bihe byo muri Bibiliya 7. Hari n'abavuga yuko ari 9, ariko nge ndavuga kuri 7. Bibiliya igabanijemo ibihe 7. Kuva mu gice cya mbere cy'itangiriro n'igice cya kabiri byitwa ngo ni igihe kitarimo ibyaha, ni igihe abantu babaye mu isi nta byaha biriho, ni igihe abantu babaye mu isi bari mu busabane n'Imana, Imana ibasura bakaganira n'Imana, bakabona ubwiza bw'Imana. Uko baganiraga nayo simbiza, ariko Bibiliya irabivuga ngo Imana yagendereraga abantu mu mafuya ni munsi ikabasura kugira ngo imenye uko biriwe no ko baraye. Icyo gihe cyitwa ngo ni igihe kitarimo ibyaha, ni igihe abantu babayeho nta cyaha kiri mu isi. Ndatekereza ko niba hari igihe cyiza cyabayeho kuri iyi si, ni igihe Adamu na Eva babayeho nta byaha birimo, Satani adahari, nta kibacumuza, bari mu bwiza, bari mu busabane n'Imana.
cyo gihe tugisoma mu gice cya mbere n'igice cya kabiri cy'itangiriro. Ariko nubwo nta byaha byari bihari, Satani yari ahari, kubera yuko Satani yari mu imbere y'abantu yari ahari. Mu gice cya gatatu tubona Adamu na Eva bacumura ku Mana, barya ku mbuto z'igiti Imana yababujije. Hanyuma bamaze kurya kuri izo mbuto z'igiti Imana yababujije, mu gice cya gatatu na 22 Imana irabirukana mu ngobyi ya Edeni, baza gutura hanze yayo. Navuga yuko icyo gihe nacyo cyabaye igihe kibi ku mwana w'umuntu, kuko umuntu yabayeho mu buzima bwo guhangayika, yabayeho mu buzima bw'imiruho, yabayeho mu buzima bw'ingorane. Icyo ni igihe cya mbere cyasojwe no kwirukanwa k'umuntu mu ngobyi ya Edeni. Umwijima uracura, ibintu birahinduka, ubuzima burahinduka. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo Satani yari yakinze ijuru. Ubusabane umuntu yari afitanye n'Imana burahagarara, umuntu aragenda atura hanze ya Edeni. Igihe cya kabiri ni igihe Bibiliya itubwira ngo cyo kuyoborwa n'umutima nama. Adamu na Eva bamaze kurya kuri za mbuto z'igiti Imana yababujije, nubwo babikoze mu cyaha, ariko Bibiliya iratubwira ngo hari ubundi bushobozi bahawe, kuko bahawe kumenya icyiza n'ikibi. Ibyo bintu ntibari babifite mbere, ariko bamaze kurya kuri za mbuto cy'ubwenge, imbuto z'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, Bibiliya iratubwira ngo bamenye icyiza icyo ari cyo, bamenya n'ikibi icyo ari cyo. Batangira kuyoborwa n'umutima nama wabo. Umutima nama ukabwira umuntu ngo icyo ugiye gukora icyo ntabwo ari cyiza. Umutima nama ukabwira umuntu ngo iki ugiye gukora ni cyiza. Icyo gihe cyabayemo abantu bo mu rubyaro rwa Adamu, cyabayemo abantu bo mu rubyaro rwa Kayini, kibamwo abantu bo mu rubyaro rwa Seti. Muzi ko Abeli we atabayeho. Ndabyibuka ko mu gice cya 4 ikibazo Adamu na Eva bahuye nacyo gikomeye cyane, no kubona babyara abana babiri, umukuru akica umutoya. Ni ibyago bikomeye bahuye nabyo. Sinzi kubera yuko batari bakiri mu busabane bw'Imana, niba Imana ngira ngo babuze n'umuntu wo kuza kubahoza kuri icyo kintu cyari kibaye. Ariko Kayini atarica muri umuna we, hari ijambo Imana yavuze mu gice cya 4, yaramubwiye ngo Kayini, mbese nukora ibintu byiza ntuzemerwa? Imana iramubwira ngo ibyaha biritugatuga ku mutima wawe, ariko kwiriye kubitegeka. Ndagira ngo mbabwire ko uwo mutima nama wo kumenya icyiza n'ikibi natwe turawugira, turawufite. Ubwo bushobozi bwo kumenya gukora ikintu cyiza urabufite. Ubwo bushobozi bwo guhitamo ikibi ukagikora nabwo urabufite, bwo kuba wagihagarika. Niyo mpamvu nta muntu uzireguza imbere y'Imana ngo avuge ngo yarashutswe, keretse umwana mutoya. Igihe cya gatatu ni igihe cyitwa cy'ubutegetsi bw'abantu. Abantu basa naho babaye ibyigenge. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gice cya 6, abantu bo mu rubyaro rwa Kayini nabo mu rubyaro rwa Seti baragwira. Mu gice cya 6 Bibiliya iratubwira ngo abantu batangiye kugwira, ngo abana b'Imana ngo babona abakobwa b'abantu barabifuza, ngo barongoramwo abeza, hanyuma ngo babyarana abana, ngo aribo babantu babayeho kera barebare kandi babagome. Abasobanura Bibiliya bavuga yuko abo bana b'Imana babyaranye n'abana b'abantu biri mu busobanuro bw'uburyo bubiri. Hari abavuga yuko abana b'Imana ari abamarayika, nubwo abamarayika batabyara, ubundi abamarayika ntibabyara. Baremwe ari abamarayika ni benshi, ariko bafite ububasha bwo kuba bakwihindura abantu, bakabyarana n'abantu. Hari abavuga yuko ari abamarayika babyaranye n'abantu,
babyara abantu b'abagome babayeho kera b'abagome babi. Ariko hari n'abandi bavuga yuko ari urubyaro rwa Seti rwivanze n'urubyaro rwa Kayini. Muzi ko Kayini amaze kwica murumuna we asa naho yagiweho n'umuvumo, yagize ikibazo aravumwa nawe aragenda asa n'ubaye umupagani. Ariko bakavuga yuko urubyaro rwa Seti ariko Imana yakomerejeho isezerano igihe kigeze ngo barivanga. Ubwo no busobanuro bwa Bibiliya, ariko nari kwijamo ngo abantu bigira ibyigenge. Mu gice cya 6 umurongo wa 5 haravuga ngo Imana yicuza yuko yaremye abantu ngo bikera agahinda mu mutima, iravuga ngo nzarimbura abantu naremye basembeho. Ariko wagera ku murongo w'8 w'igice cya 6 Bibiliya ikavuga ngo Nowa agira umugisha ku Uwiteka. Imana ishimwe n'ubwo ibihe byaba bibi, nubwo ibihe byaba bibi, ariko n'abantu beza babaho. Nowa ngo agira umugisha ku Mana. Imana ngo ikorana nawe amasezerano, iravuga ati mbonye uri umugabo, hari ibyo ngiye kukubwira. Aba bantu naremye barangomeye, kandi numva uburakari bwanjye bungeza aha, nzabarimbura mbatsembe mbakureho nguhindura ubwoko bukomeye. Nibwo Nowa Imana yamubwiraga ngo ubaze inkuge mu giti cyitwa gofero. Imana iramubwira ngo ayibaze, kandi ntayibaze yihuta. Inyigisho za Bibiliya zivuga yuko yayibajije imyaka 120. Abazi kubaza ngo barazaga bakamubwira batangaha ntihameze neza bakamugororera, ariko nawe akababwira ngo imvura izagwa, ariko abantu ngo barabiseka. Ariko imyaka 120 irangiye akingura imiryango y'inkuge ngo hamagara abantu arababwira ati muze mwinjire imvura izagwa, ariko abantu ngo baramuseka. Birasa naho muri ico gihe nta mvura yagwaga. Ariko Imana ikora ku mitima y'inyamaswa zo mwishamba zidafite wa mutima nama, ikora ku mitima yazo. Inyamaswa ngo ziraza zirinjira mu nkuge abantu banze kwinjiramo, kandi ngo ziza ebyiri kigabo n'ikigore ukurikije amoko yazo ngo zirinjira. Inyamaswa zimaze kwinjira, Imana ibwira Nowa ngo injira mu nkuge n'urubyaro rwawe. Binjira mu nkuge ari abantu 8. Hanyuma Imana imwaka imfunguzo, nubwo Bibiliya itabivuga, ariko iyo ukurikije gusoma Imana ngo ikinga imiryango y'inkuge. Hanyuma Bibiliya ikatubwira ngo amarembo y'ijuru arafunguka, imiryango y'ikuzimu irafunguka, hagwa imvura ikomeye itarigeze ibaho imyaka 40 n'amajoro 40 imvura itagwa idatuza. Imvura itangiye ngo kugwa, abantu ngo baraza barakomanga babwira Nowa tudatubiririmba mu ndirimbo. Baramubwira bati Nowa dukingurire, ariko Nowa ngo yarababwiye ngo ntabwo ari nje wakinze, ntabwo ari nje. Birashoboka ko iyo aza kugira imfunguzo nk'umuntu wabanye n'abantu yari gufungura, ariko Imana igira igihe cyo gutegereza ijikinga. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ni iyo ikinga ntihagire ukingura, kandi ngo yakingura ntihagire ukinga. Igihe cya 4 tugitangirira mu itangiriro ibice 11 umurongo wa 26. Ni igihe cya Aburahamu. Twagera no mu gice cya 12 cyitwa igihe cy'amasezerano. Sinzi ko nari nihuse, dusubira inyuma gatoya. Nari mvuze igihe cya mbere ko ari igihe abantu babayeho nta cyaha. Igihe cya 2 ni igihe abantu babayeho bayoborwa n'umutima nama. Igihe cya 3 ni igihe abantu babaye ibyigenge, barigenga imbere y'Imana. Ngo bageze ahantu mu kibaya cy'Ishinari niho nari nsimbye. Abantu ngo baravuga ngo twiyubakire umudugudu ukomeye, tugire izina rizamuke rigere mu ijuru. Abantu ngo babumba amatafari bayafatisha ibumba. Hanyuma ngo Imana imanurwa no kureba umudugudu wubatswe n'abantu, iravuga ngo abantu n'ururimi rumwe n'ubwoko bumwe. Icyo batekereje bazakigeraho. Imana ngo inyuranya indimi z'abantu. Igihe cya 3 kirangira indimi z'abantu zivutse ntibumvikana. Igihe cya 4 rero kigatangira kuri uwo murongo
wa 26 w'igice cya 11 ndetse no murongo n'ibice 12 umurongo wa mbere cyitwa ngo ni igihe cy'amasezerano. Imana ikorana n'umugabo witwa Aburahamu. Uko yamutoranije ntubimbaze, ntabwo njya kubitindamo, ariko Bibiliya iramuhamagara mu gice c'12 iramubwira ngo Aburahamu, siga umuryango wanyu, sige n'inzu ya so, uje mu gihugu nzakwereka, kandi nzaguhindura ubwoko bukomeye, uzaba umugisha. Imana ikorana nawe isezerano birakomera. Isezerano ry'Imana riramanuka rigera kuri Isaka, isezerano ry'Imana rigera kuri Yakobo. Aba Yakobo bari mu gihugu cy'i Kanani, hatera inzara. Yosefu yaramaze kugera mu Egiputa, hanyuma Yakobo n'urubyaro rwe barasohoka bajya mu Egiputa. Bageze ngo baragwira. Bibiliya iratubwira ngo baragwira, ba bantu benshi cyane. Abene igihugu b'Abanyegiputa babagirira ishari, baravuga bataba abantu barimo baragwira, kandi nibyo bafite biragwiriye. Nibwo babashyize mu buretwa bw'imyaka 430. Imana ikorana n'urubyaro rwa Aburahamu mu masezerano. Bibiliya iratubwira ngo mwe muri ayo masezerano yari amasezerano y'ubuntu, andi muri ayo masezerano yari amasezerano arimo za kondisiyo. Imana ikababwira ngo nimunyumvira, mukanyubaha, mukagendera mu mateka yanjye n'amategeko yanjye, nzabana namwe, nzabaha umugisha. Ariko nimwanga mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya. Igihe cy'amasezerano kidukura kuri Aburahamu kikatujana kikageza Abisirayeli bageze ku musozi wa Sinayi. Igihe cya kane cy'amasezerano kiva kuri Aburahamu kikatujana kikageza Abisirayeli bageze ku musozi wa Sinayi. Bageze kuri uyu musozi niho Imana yahereye Mose amategeko. Igihe cya gatanu cyitwa ngo ni igihe cy'amategeko. Na amategeko Imana yahaye Mose, Abisirayeli bageze ku musozi wa Sinayi. Amategeko yabaye amategeko arabarusha, abantu bananirwa kuyuzuza. Uwishe itegeko bakamutera amabuye, uwishe itegeko bakamwicisha inkota, uwishe itegeko bakamutwika mu muriro, n'ibindi byinshi. Ibihano byari byinshi ku muntu utubahirije itegeko. Imana yashakaga kubana n'abantu, ariko ibahereza itegeko nshinga bagomba gukurikiza, ariko birabananira. Abantu bananirwa, amategeko ababera umutwaro, abantu barapfa, ibintu biranga birazamba. Hanyuma Imana igira igitekerezo, iravuga ati izi nzira nyuramo ndabona ni nkako mbitekereza, ndabona zisa naho zigoranye, kugira ngo nzongere nsubize umuntu muri bwa bwiza yararimo. Mu gitekerezo cy'Imana iyo magambo twasomye hano mu Bagalatiya, Paulo yanditse aravuga ngo maze igihe gikwiriye gisohoye. Haleluya! Maze igihe gikwiriye gisohoye. Bibiliya yatubwiye ngo Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore, kandi wavutse atwarwa n'amategeko, kugira ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Mwibuke ko turi ku ntego ivuga ngo gukora ibikwiriye mu gihe gikwiriye. Igihe gisohoye, Imana yohereza umwana wayo kugira ngo aze gucungura abatwarwa n'amategeko. Hanyuma umugisha wa Aburahamu natwe ngo utugeraho. Nusoma Bagalatiya igice cya 3 umurongo wa 13. Umugisha wa Aburahamu utugeraho natwe abanyamahanga. Ntabwo turi kavukire ku Bisirayeli ku masezerano. Kera twitwaga abanyamahanga. Ariko ubuntu, igihe cy'ubuntu, igihe cya 6 cyitwa ngo ni igihe cy'ubuntu. Ubuntu buradukurura cyane. Yesu araza, abyarwa n'umwari Mariya. Hari ibintu bigeze muri 4 cyangwa 5 byerekana ko Yesu yari Imana atari umuntu. Ndagira ngo mbabwire ko turi mu gihe cyacu, turi mu gihe cy'ubuntu. Iki gihe ntitugifusha ubusa. Ndashaka kubabwira ko nta kindi gihe kizongera kubaho kimeze nk'iki. Ndagira ngo mbabwire ko igihe cyacu abanyamahanga kirimo kiraza kugera ku iherezo. Igihe cy'ubuntu kizagira iherezo, ariko amahirwe tugifitemo nuko twakibonyemo Noheli, nuko twakibonyemo umucunguzi. Umucunguzi yaraje
Yesu hari ibintu bimuranga ko yari Imana atari umuntu. Amahirwe dufite mu gihe cy'ubuntu, twabonye Noheli, twabonye umucunguzi kandi w'umunyembaraga. Icyambere cyerekana ko Yesu yari Imana. Turi kumwe mureke kureba binjiye, kandi ubwo nagiye ko ndaza kugera ku musozo. Kintu cyerekana ko Yesu yari Imana atari umuntu. Ibintu bine byerekana ko Yesu yari Imana atari umuntu. Ntagira igisekuruza. Nubwo bavuga ngo Yesu mwene Dawidi, ariko ndagira ngo mbabwire ko igisekuruza cye n'ikiteka ryose. Ntabwo Yesu yabayeho umunsi avuka, ariko yari ariho mbere yo kuvuka i Betelehemu. Yohana yaranditse mu rwandiko rwa Yohana rimwe umurongo wa mbere, aravuga ngo mbere na mbere hariho Jambo. Aravuga ngo Jambo yari Imana, kandi ngo Jambo yari kumwe n'Imana. Aravuga ngo mu byaremwe byose ku murongo wa 3 nta na kimwe kitaremwe nawe. Igisekuruza cye n'ikibihe byose. Yabayeho kera, abayuda ngo bigeze bamugisha impaka, arimo ababwira ati umuntu wumva ijambo ryanje ntabwo adapfa iteka. Yisomye mu gice cya 8 cya Yohana, abantu ngo baramubwira bati ibyo uvuga ibyo ni ibiki ko wirata cyane? Baramubwira bati uraruta sogokuruza Aburahamu, yarapfuye. Ba Mose intwari zo kwizera barapfuye, none wewe uri iki utubwira ngo umuntu uzumva ijambo ryawe ntazapfa? Ariko Yesu avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Aburahamu atarabaho nari ndiho. Igisekuruza cye ni ikibihe byose. Mika yarabyanditse mu gice cya 2, yaravuze ngo imirambagirire ye ngo ni iteka ryose. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo igisekuruza cye ni ikiteka. Mu gitabo cy'Abaheburayo haravuga ngo ntagira itangiriro n'iherezo. Mu Byahishuwe bice 22 umurongo w'12 yarivuze aravuga ngo ni Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, uwa mbere n'uwa nyuma. Turashima ko Yesu yari Imana mu ijuru, ariko asigaye icyubahiro cye araza mu isi kugira ngo aducungure. Cya kabiri cyerekana ko Yesu yari Imana n'uburyo yavutse. Ntabwo Yesu yavutse mu buryo abandi bantu basanzwe bavukamo. Yesu yabyawe n'umwari. Ntabwo Yesu yavutse ku bushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo yabyawe n'Imana. Marayika Gaburiyeli yabwiye Mariya, aramubwira ngo imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma wewe uzavuka azitwa umwana wisumba byose. Icya gatatu cyerekana ko Yesu yari Imana ni mu buryo bwa personalite yiwe. Bibiliya iratubwira ngo ntiyigeze akora icyaha mu buzima bwe. Cyakora Bibiliya ikavuga ngo utarakoze icyaha, Imana ngo yamuhinduye icyaha ku bwacu. Yesu ntiyigeze asaba imbabazi, ntaho nasomye muri Bibiliya. Abaherutse muri teologiya muzambwire, wenda izuba barazifunguye, ariko nta hantu nigeze nsoma Yesu yigeze asaba abantu imbabazi, kandi yari umuntu. Ariko ijambo ry'Imana rikatubwira ngo yari afite niveau morale, yari afite personalite idasanzwe, yari Imana muntu. Cyo ni ikimenyetso cya gatatu cyerekana ko Yesu yari Imana. Icya kane cyerekana ko Yesu yari Imana ni urupfu yapfuye. Ntabwo Yesu yapfuye urupfu rusanzwe. Abasirikare bari bamurinze baravuze ngo nukuri uyu yari umwana w'Imana. Nagira ngo mbwire abanyecyorero, nagira ngo mbabwire twebwe abanyamahanga twagiriwe ubuntu butangaje. Ndagira ngo mbabwire ko turi mu gihe cyacu, turi mu gihe cy'ubuntu. Ubuntu ni ibintu Imana yaduhaye, ntacyo tubitanzeho. Ubuntu ni favere twagiriwe ariko tutari tuyikwiriye. Ubuntu bw'Imana ni ubufusha ubusa. Ndagira ngo mbabwire ko nta kindi gihe kizongera kubaho. Bibiliya iratubwira ngo iki gihe cyacu kizasozwa n'ibihe bibiri. Bibiliya ivuga igihe cy'ubuntu kizagira iherezo. Niyo mpamvu nshaka gushishikariza abanyetorero ngo turi mu gihe, kandi muri iki gihe tugomba kugikoramo igikwiriye. Igikwiriye ni ikihe? Icya mbere ni ukwizera umwami Yesu, no kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Twasomye ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, ariko utamufite nta bugingo afite. Muri Yohana 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo ukinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho.
Imana ishimwe ko twabonye ubugingo muri Yesu. Nta handi wabubona, niwe bupfunyitsemo. Niwirengagiza igihe cyawe, ntiwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, iki gihe nikigutambuka nta yandi mahirwe azongera kubaho. Ntayo amahirwe y'abanyamahanga, amahirwe y'abizera tuyafite muri iki gihe cyacu. Ariko Bibiliya irambwira ngo iki gihe kizagera iherezo, kizasozwa n'ibihe bibiri. Kizasozwa no kugaruka kwa Yesu mu bicu aje gutwara itorero. Bavuga yuko igihe cy'ubuntu gihera ku musaraba wa Yesu aho yabambwe, kuko yaravuze ngo nimara kumanikwa ku giti nzireherezaho amahanga. Iki gihe kizasozwa no kugaruka kwa Yesu aje gutwara itorero. Ntabwo uwo munsi uzwi, ariko icyo ndico ku itariki yagenwe, ku gihe cyagenwe, umwaka wagenwe, n'icyumweru cyagenwe, Yesu azaza gutwara itorero. Isaha yagenwe, umwaka wagenwe, cyumweru cyagenwe, igihe kigeze, Yesu azaza gutwara itorero. Nubwo abantu batabyumva, nubwo abantu batabishaka, nubwo abantu batangiye kubitera imigeri, ariko hari ibimenyetso byerekana ko Yesu azaza. Amahirwe ariho mu gihe cy'ubuntu, abantu bafite amahirwe muri iki gihe n'abantu bazaba barizeye, nibo Yesu azajana. Bizagenda gute ku bantu batizeye? Paulo abivuga neza mu rwandiko rwa kabiri rwa Bitesaloniki igice cya mbere umurongo 9. Yaravuze ngo bazahanwa igihano kibakwiriye, ari cyo kurimbuka kw'iteka ryose, ngo bakoherwa ngo bave mu maso y'Imana no mu bwiza bw'imbaraga ze nyinshi. Banyetorero, muraciteguye ko Yesu azaza? Nagira ngo mbabwire ko iyo niyo Noheli. Tugiye kwinjira mu gihe cy'iminsi mikuru, harimo n'umunsi mukuru wa Noheli. Kubizera ntabwo Noheli ari igihe cyo kurya no kunywa. Yesu yaravuze ngo ubwami bwo mu ijuru ntabwo ari ubwo kurya no kunywa, ariko aravuga ngo nubwo kwishima no kunezerwa mu mwuka wera. Igisubizo cyangwa igisobanuro cya Noheli kirimo kigenda gihinduka ku bantu. Noheli rimwe iragenda ihinduka ku bantu, ariko ndagira ngo mbabwire ko twahawe Noheli, twahawe Natali. Yesu yaravutse kandi intego yamuzanye kwari ugukiza abantu be ibyaha byabo. Marayika yabwiye Gaburiyeli, Marayika Gaburiyeli yabwiye Mariya aramubwira ngo uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu, niwe uzakiza abantu be ibyaha. Ndagira ngo mbabwire ko icyo dukwiriye kwishimira muri Noheli ya 25, icyo dukwiriye kwishimira nk'abanyetorero, icyo dukwiriye kwishimira n'agakiza kari muri twebwe. Icyo dukwiriye kwishimira nicyo Noheli dusigiye, nicyo umwaka uzaba udusigiye, umwaka wa 2025. Igihe kiragiye, dukwiriye kwishimira imbaraga udusigiye, dukwiriye kwishimira amavuta udusigiye, dukwiriye kwishimira ko twacunguwe, kandi twacunguwe n'imbaraga zikomeye cyane. Niyo mpamvu umuntu uzakerensa amaraso ya Yesu nta kandi gakiza karimo. Ndagira ngo dutekereze kandi twindere twisuzume. Umwaka w'2025 ugeze mu mibanire yawe n'Imana? Ugeze he mu mibanire yawe na Yesu? Ni igihe cyo kureba ubugingo bwacu
nubwo cyo kureba imbaraga ziturimo, imbaraga dufite. Uyu mwaka urarangiye, cyo dukwiriye kwishimira udusize hehe mu buzima bwo mu mwuka. Isi irangiritse, ariko abakunda Yesu, ijambo ry'Imana riravuga ngo badasubizwamwo intege, bazagenda be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Nari ku ijambo rivuga ngo igihe cy'umuntu kizarangira, kizarangizwa no kugaruka kwa Yesu mu bicu, aje gutwara itorero. Itorero rya Kristo nimara kuzamuka rigiye, ndagira ngo mbabwire ko isi izagira ibibazo itigeze igira mu buzima bwayo. Yeremiya yarabivuze mu gice cya 4 umurongo n'uwa 23, yaravuze ngo nitegereje isi mbona itagifite ishusho. Aravuga ngo nitegereje ijuru mbona nta mucyo rifite. Nitegereje ngo ahantu hari uburumbuke haja gahera mbona harabaye amatongo, harabaye ubucayo. Nitegereje imisozi ngo mbona iranyeganyega, mbona yose ikigita kubera uburakari bw'Uwiteka. Ndagira ngo mbabwire ko amahoro isi ifite uyu munsi araterwa no kumugeni wa Yesu akiri hano. Araterwa nuko itorero, araterwa nuko itorero uburyohe isi ifite uyu munsi. Ndagira ngo mbabwire ko buraterwa nuko itorero rikiri hano. Bibiliya iravuga ngo muri umunyu w'isi, muri umucyo w'isi. Umunsi itorero ryazamutse, iby'isi bizabiha. Niyo mpamvu abamenye Imana dukwiriye kwiyegurira mu Mana, dukwiriye kwiyegurira mu Mana, dukwiriye kwiyegurira mu Mana. Umuhanuzi Sefaniya yarabivuze, ngira ngo ni mu gice cya mbere, ngira ngo umurongo w'14, yaravuze ngo umunsi w'Uwiteka uri hafi. Aravuga ngo umuhindo wawe ndawumva, kandi ngo intwari irataka ngo inyinyiriwe. Aravuga ngo ni umunsi ukomeye uteye ubwoba. Ndagira ngo mbabwire ko umunsi w'Uwiteka uzaza. Yesu azaza gutwara itorero. Abanyetorero mukanguke, mube maso, mwitegure. Hahirwa abo shebuja azaza agasanga ari maso. Igihe cya 7 ntabwo ari icyacu. Itorero rimaze kugenda, Yesu azamanuka kuri Elayono ade kwima ingoma y'imyaka 1000 mu bwoko bwa Isirayeli. Igihe cyacu niki? Nitutagifata ngo tugijyaze amahirwe akirimo. Ndagira ngo mbabwire ko iki gihe ntabwo kizongera kubaho. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Uhagaze gutya mu bya Yesu. Noheri ifite igisobanuro kimeze gutya kuri wewe. Hari igisobanuro cya Noheri, nuko twabonye umucunguzi, kandi umucunguzi w'imbabazi. Twagiriwe ubuntu budasanzwe. Niyo mpamvu ubwo buntu dukwiriye kubukomeza kandi tukabushikamamo, kuko Yesu ari hafi kuza. Reka mbasabe muse n'abajejuru dusenge.